urugamba rwarangiye. Sesko yamaze kwemera Manchester United. Yamaze kwemera Manchester United niko undi yari yemereye amakipe yombi, ariko uyu mugabo witwa Viver Christophe uri gufasha ikipe ya Manchester United yabaye directeur sportif mu ikipe ya Leipzig, kandi Leipzig ni ifite umukinnyi yakomeje kugenda pushinga. Sesko rero yamaze guhitamo kujya mu ikipe ya Manchester United, nubwo bid zayizegeranye ko zitandukanye, ko Manchester United yatangaga bid ya $85 z'amayero mu ikipe ya Newcastle yageje kuri 90, ariko umukinnyi amahitamo y'umukinnyi arimo kumwerekeza mu ikipe ya Manchester United. Ubona ko hajemo imbaraga zo kuba, ariko mani muyitege mw'abantu mwe nubwo mw'abantu bayigize rebye buryo ari kugura, buryo ari kugura umuntu yareba akabona wenda nubwo inyuma bitaraba byiza, ariko nko mu gice cy'imbere urebye abakinnyi bari bagiye bagurwa nta mo pointero rurimo. Kuzana na Benjamin Sesko umaze imyaka 2 akora neza mu kipe ya Rosenborg Leipzig, ntabwo wenda wavuga ko ari umwataka do classe A cyangwa se wa classe ya mbere, ariko kubataka amano yarikeneye ukurikije n'abari bahari ni upgrade bakoze. Urebye ba Hoylund bazirikize ni upgrade kuri Benjamin Sesko, muri biziko yanifujwe n'ikipe ya Arsenal, biza kurangira ihisemo Victor Gyökeres. Ngiye mbakize ku munzani mbona bapezanya yaba Sesko na Gyökeres, ko nakurikiranye imikino ye mu kipe y'Igihugu ya Slovenia. N'umwataka w'umuhanga cyane utsinda mu buryo bwose bushoboka, yatsinisha indyo, yatsinisha imoso, yatsinisha umutwe kuko ni muremure. Ubwo rero muri systeme y'aba defenseur batatu mani ikina kuba bafite Mateus Kunya na Mbeumo kuri izo mpande zabo, n'inyuma rutayizamu bakaza na Sesko ayitwaye nkuko yitwaraga muri Leipzig. Umuntu yava ko Maniyu ibonye rutayizamu mwiza uzayifasha cyane mu bijyanye no gutsinda ibitego. Wenda ahubwo akiseraho umuntu yakibaza nibijyanye no gukosora inyuma hayo, kuko inyuma hayo nta kirungo irashyiramo cyane cyane inyuma. Urumva ba Reniyoro, ba Delight, ba Magwaya bakina muri center back wanyawe kabisa, uza kongeramo imbaraga. Abanye gutekereza kongera amasezerano hari Magwaya kuko akazasoreza muri ekipe yabo, kuko nakazava muri Maniyo, kuko bagerageje kumusora inshuro nyinshi bikarangira abaye best player wabo, kandi abandi bake bakavunika akajya mu kibuga bikarangira convince kagomba kuhaguma. Manchester urebye igowe n'isoko kubera ko ayabuza ayigurisha abakinnyi bayo, yaba Rashford yaratijwe, nureba Garnacho ntarabona umukiriya, aba bakinnyi ba Jadon Sancho, ba uyu musore Anthony Mateus Santos ntabwo arabona umugura. Ntekereza ko ikipe ya Manchester United ikibazo cy'amafaranga ni kimwe mu biyigonga kugira ngo igure abakinnyi beza, ariko nanone ntabwo bayubaka umwaka umwe gusa. Igihari twabonye ubusatirizi bwa Brian Mbeumo watsinze ibitego 20 umwaka ushize, na Kunya watsinze 15, kongera Madiaro nawe wagejeje kwitwa neza muri Manchester United, na Bruno Fernandes bakongeramo rutayizamu, nubwo atari umukinnyi wari wakonfirma kuko mu mateka ntaratsinze ibitego 20 muri championnat Benjamin Sesko, ariko height uburebure afite ndetse n'ubuhanga mu kumupira, kuko no musore ufite pace arihuta, ikindi afite umupira ku kirenge. Ntekereza ko ashobora kuba yaza bakaba bamukoramo umukinnyi ushobora kuzavamo rutayizamu mwiza, kuko aracyari muto ku myaka 21. Banamuguza amafaranga atari make, bamutanzeho $85 z'amayero. Birumvikana ko urebye amafaranga baguze Kunya, ayo baguze Mbeumo na Sesko, ebana mani irashoye cyane. Basenge azabahire, ariko nyine ubundi abarutayizamu nk'aba ngaba baje bakiri bato, kuko ntabwo ari mukore mu myaka 22, 23, babisaba n'uruhare rw'umutoza kugira ngo azamure urwego rwe, kuko ashobora kuza adaptation mu gihugu cy'Ubwongereza ikagora, cyangwa se no mu ikipe nini nka Maniyu, kuko kuva muri Leipzig ujya muri Maniyu birumvikana ko ugiye mu ikipe nini hari hazamo uruhare rw'umutoza kugira ngo nyine akuzamure urwego uzabashe kuba rutayizamu muzima, cyane cyane utanze amafaranga nk'aya n'umutoza bari pressure, kuko yishoye gutya nyine ni pressure bawushyizeho kugira ngo uzashaka uburyo babitwara neza. Ubwo tariki 17 z'ukwezi kwa 8 tuzabona Gyökeres yatakira ikipe Arsenal, tunabona Benjamin Sesko yatakira Maniyu. Aya makipe yombi ahora tunabona Haaland yatakira. Ubwo navuga umukino uzafungura shampiyona ko aya makipe Arsenal na Maniyu. Aya makipe yabuze batayizamu yose pe. Ikindi kintu kirimo kwishimira kuri Manchester nuno directeur wa Recruitment bazanye Christopher Vive, urebye ngo negotiation yagiranye n'uyu Elvis Basanovic n'umundi uyu mu agent wa Benjamin Sesko, yemera guhara $5 ikipe ya Newcastle yarenzagaho. Ba ibiganiro negotiation zigenda neza, bemera no mafaranga, kuko ikipe ya Newcastle yarenzagaho $5 ikanamuha salary yose yabashaka, niyo yari kugeza mu 300 ikipe ya Newcastle yari kubimwa. Ariko witwa Christopher Viver yaragiye araganiza umukinnyi amwereka interest, amwereka projet bamufite muri Manchester United, amwereka ko nyine ibyo umutoza Ruben Amorim agiye kubaka mu ikipe ya Manchester n'ubundi bishingiye kuri aba bakinnyi bashya barimo ba Benjamin Sesko, barimo ba Brian Mbeumo. Ni ikintu cyo kwishimira muri Manchester United, kuko biri mu bintu byabagoraga ikintu kijyanye no kuganiriza abakinnyi. Hari abakinnyi benshi bagiye babacika bijyanye nuko kubaganiriza byagiye bibananira muri sezo zagiye zishira. Rero uyu mugabo Christopher Vive
nasinyisha umwataka wenda akaba yakongeramo n'umukaseri wenda nabonye abantu benshi bagaruka ko wenda yagura witwa Carlos Bareba akaba yashyiramo n'undi mudefanseri abantu bashobora kubona Man United ikompeta ku gikombe umwaka utaha. Wongeye muri Abanyakamerone baba baguze deal. Carlos Bareba. Sije ko kwa Brighton ntabwo wamukora munsi y'ijana. Benjamin Sesko ni umusore ukina ikipe ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage afite imyaka 22 yatsinze ibitego 14 iyi season muri Bundesliga. Ikipe ya Newcastle yari yatanze miliyoni 80 z'amaeuro hiyongeraho miliyoni 10 z'amaeuro ziwanye na miliyoni 90. Ni kuvanga amadons miliyoni 80 cash. Ni kuvango icyo bari bataraganira ni instrument cyangwa se n'uburyo bwo kwishyura ariko iyo ni proposal ya Newcastle ya miliyoni 80 hiyongeraho miliyoni 10 z'ama add-ons zishobora kugera kuri 92. Mu gihe Manchester United byasaga nkaho uyu musore atarafata icyemezo ariko hakaba muri personal terms cyangwa se mu bigendanye n'ibyo umukinyi agomba ikipe zimugomba amakipe yombi yari yayemereye yaba Manchester United yaba Newcastle zose yarazemereye yarazibwiye ati ndi yes mugende mu bidding cyangwa se ngende tayari kuzi wanyu nuvuga ngo yazihaye ijambo nkuko nabibonye yaba kuri Sasha Tavonerico kuri yaba Ben Jacobs yaba Florian Frattenberg yaba na David Oresten bose bakoze kuri iyi nkuru bavuga ko uyu musore yakoze ikintu cyo kwemerera ama equipe yombi yaba Manchester United cyangwa se ikipe ya Newcastle. Kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri iki gicamunsi cy'uyu mugoroba Manchester United ishizeho bid ya miliyoni 85 bivuga ko izigabanyije mu buryo bubiri miliyoni 80 zigurwa umukinyi na miliyoni 5 zo mu add-ons. Ama-add-ons ni bya bindi bavuga ngo ukuzitwara ese ashobora gutsinda ibitego biterwa n'icyo muzicara mukabiganiraho tse muzaziduha mu buryo bwi azageza imikino ingahe muzayaduha azatsinda ibitego muzayaduha muzajya muri Champions League muzaduhaya ibyo byose babiganira muri ayo mafaranga yitwa ayinyongera cyangwa se ama add-ons. Ikibazo gihari rero kuri uyu musore kugeza kuri ubu Newcastle yamuhaye amasaha 48 Manchester United nkuko mu kanya makuru asohotse nuko nayo ikiri kuganira n'uyu musore kugira ngo irebe ibyamutango ku giti cye. Umuntu akaba yakwibaza ngo iki kibazo cya Benjamin Sesko Deus kiraza kurangizwa nande? Ni Manchester United, ni ikipe ya Newcastle? Ese iki kibazo kirajyanwa uyu musore akurikiye amafaranga cyangwa akurikiye projet? Harimo njye mu kubivugaho mbe na kare kuko ni inkuru na ninjoro twari twabivuzeho ko we yumvikanye ama equipe yombi bose barumvikanye ari nayo mpamvu bid ya Newcastle yahisiza tukiva ngaha ariko mbibona mu buryo butatu. Hari uburyo mbibona kuri Benjamin Sesko ku giti cye na kampu ye agence ye, hari uburyo mbibona kuri Manchester United nuko mbibona kuri Newcastle ariko bisa nkaho biri buze kurangirira kuri mukunguka kwa Leipzig. Kubera iki? Kuwa gatandatu hasohotse inkuru zivuga ko Benjamin Sesko yamaze kwemeranya na Newcastle icyitwa personal terms, ibyo bijyanye uko azahembwa yazahembwa ayo mabonus azabona ibyo bitego bavuga ko ibyo ngibyo byamaze kuba agreed hagati ye n'ikipe ya Newcastle. Ariko aho mbonera ko bitabaye nuko iyo biba byarabaye ntabwo twari kubona inkuru y'ejo kuwa mbere y'amasaha 48 Newcastle yamuhaye kugira ngo abe yamaze gufata umwanzuro cyangwa abe yamaze kubabwira. Nta nubwo twari kubona bid ya Manchester United igenda kuko no mari habanza izo personal terms umukinnyi akabanza akakuya kari akaguha green light none gutangira kuvugana na equipe mu bijyanye n'uburyo muri buze kumvikana. Ari nacyo Leipzig yabazaga camp ya Benjamin Sesko. Bavuga ko rero mu kwezi kwa mbere za Arsenal zikomanga no muri sama ubuyobozi bw'ikipe ya Leipzig ndetse na camp ya Benjamin Sesko iyobowe na Elvis Basanovic agent we baganiriye bemezanya ko umukinnyi agomba kuzasohoka muri 2025 muri sama mu gihe hazaba haje offer nziza
ekipe yemera babiganiraho ku ruhande rwombi barabyemeranya. Impamvu narisubiye aho rero nuko kuri mu kumvikana cyangwa se mu gusaba kumvikana hagati ya Newcastle na Benjamin Sesko ho habayeho ibiganiro. Benjamin Sesko wenda aze gushyiraho za tweets za Ben Jacobs bagiye barekura bo akazumva zombi. Elvis Basanovic nka agent we uhagarariye Pro Transfer company imumanaginga ndetse na bakaza no kuza kuganira n'ikipe ya Manchester United, ari nacyo cyakanguye Manchester United uyu munsi. Bivuga ko bamwe muri camp ya Pro Transfer ya Elvis Basanovic ari bo babwiye Manchester United ko biriya bintu bijyanye no kumvikana bitigeze bibaho. Bashobora kuba nabo baganira bakumvikana nawe barangiza noneho bagatanga iriya bid ya ziriya miliyoni 85 harimo guaranteed fees ya miliyoni 85. Addons zijya zikerereza transfer, murabyibuka ku bya Victor Yokeresh. Addons ntabwo nyine ziba ziri guaranteed, ntabwo ari amafaranga ubuzi neza kuzabona, na amafaranga uzabona ariko hashingiwe ku bintu runaka. Ariyo mpamvu bavuga ngo harimo addons zoroshye kuba wazigeraho, kuvuga ngo azakina imikino 10, azakina imikino 20 muri sezo, azakina imikino iminota se, ibyo ngibyo byo bikaba bizwi, ukaba ati nayigeza aya mafaranga azahitaza. Hakaba hari n'izindi ziba zigoye bavuga ngo nimutwara Champions League natwara Ballon d'Or, izo ayo mafaranga nayo azaza. Ibyo nabyo bikaba bihari ariko biba bigoye nyine pa rapport yo kuvuga ngo imikino ibitego bingahe ibyo ngibyo. So bakaba ko rero izi bid zombi iya Manchester United ama addons yayo ariyo yoroshye kuba yagerwaho ari mu mikino kurusha aya Newcastle, kandi twibuke ni difference ya miliyoni 5 zonyine muri full package y'aya mafaranga. Icyo nacyo kikajya ku ruhande. So rero kubera umubano wa Elvis Basanovic na Christophe Vever, ubu ngubu ushinzwe recruitment na scouting ikipe ya Manchester United, Fuad wibuke uyu abangaba nibo bakoranye business yinjiza Benjamin Sesko muri Salzburg igihe Christophe Vever yari akiri muri Red Bull Group. Yego shotwe twabigarutse byose mu tureba isana afitanye n'uyu mukinnyi Vever Basanovic niwe bakoze deal yinjiza uyu bamuzana muri projet Sesko bamwinjiza muri projet Red Bull. So icyo navuze ko ndi bugarukeho rero kubijyanye na agence ye iyo ugiye kuri Huya kuri website yabo ya Pro Transfer bakubwira ko babonye lisansi bemerera gukora muri Europe yo hagati 2013 aribwo babonye iyo lisansi. Ariko mu by'ukuri mu bakinnyi 20 bafitemo abakinnyi 3 byibura bashobora kuba bagura miliyoni 1 y'amafaranga ya mayero imwe gusa, n'abakinnyi 3 bonyine muri abakinnyi 20, abakinnyi 12 gusa nibo bakina icyiciro cya mbere mu bihugu byabo aho baba bari hose. So bakavuga ko rero Elvis Basanovic ashaka gukora ari we waba warabuye Christophe Vever, akababwira ko nta jambo na rimwe Sesko yari yaha mu bijyanye no kwemeranya na Newcastle nkamubwiye ngo twemeranyije ibi nibi gusa, yabumvishe bagira ibyo bavugana, ariko byanashoboka ko nawe yabumva hakazamo ya bondi bafitanye yabo. Ariyo mpamvu hahise habaho iriya quick reaction ya Manchester United yo gutanga bid kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba bagarura iyi deal bakaba bayishyira mu buryo bwabo. So ibinyamakuru bikanika ko Elvis Basanovic ashaka gukora iyi transfer kugira ngo ibe nka transfer y'umuntu witwa Pavel Nedved ajya muri Lazio kuri Mino Raiola. Imwe muri transfer zonyine zatumye Mino amenyekana. Yari amaze gutandukana nitwa Sports Promotion, niyo ya company yakoreraga Mino Raiola. Amaze kwiba document amaze gushwana ajya gushinga ibye. Nyuma ya Ero ahita akora transfer ya Pavel Nedved muri Lazio. Ariyo transfer yahise ituma we ubwe nk'izina rye imenyekana. Nyuma y'imyaka 2 se mugurisha muri Juventus. Ahita natwara Ballon d'Or 2003. Nyuma y'umwaka umwe. Wakiye umwaka wa kabiri. Umutoza amaze kugenda, umutoza watozaga Lazio Roma icyo gihe muzehe Dinozov
iminero rero atagurisha Nedved muri Juventus. ashobora kuba we n'umwaja we nanone hari ikintu batekereje kuko nanone aya ma ekipe yombi yaba Newcastle United yaba na Manchester United na ma ekipe yombi yamushatse ariko asa nkaho atari priority cyangwa se atari mu mibare y'ano ma ekipe. niyo mpamvu bigeze amasaha Niyo mpamvu bigeze maginga yuko United niba tubyibuka neza yabanje kwirukanka kuri ba Victor Gyökeres arabakanira bajya kuri Liam Delap Chelsea byihutamira mu batanga batekereza kuri uyu musore wa Aston Villa Oli Watkins muri Aston Villa barabagora babaka miliyoni zikaba 60 zo mu pound ati ntago ayo mafaranga twayatanga ku muntu w'imyaka 29 ikipe ya Newcastle nayo ntabwo yatekerezaga yuko Alexander Isaac mu mpeshyi azabakoroga ngasohoke batekerezaga ko ari umuntu bafite umwaka utaha w'imikino batuje ahubwo bari gutekereza umuntu uzaza kumufasha ko bari babizi yuko bazarekura Callum Wilson batangira gushaka bayiwandi wisa kugira ngo azaze kunganira Alexander Isaac. So kuri rutayizamu ashaka kuvuga ati niyo mpamvu umukinnyi agorana. Umukinnyi niba utangiye kumuganiriza mu byumweru 2 bishize hashize amezi 2 Merikati ifunguye bisobanuye ngo niba atarari muri projet yawe na mbere hose kuko ama equipe ubundi aba aragenda agakora icyo bita groundwork akazi ugasanga nka United yateguye projet iravuga turamwataka wa Leipzig it's a must tuzamuzana mu kwezi kwa gatandatu bagatangira kumuganiriza hakiri kare bagatangira kumureshya bagatangira kumubwira ibyiza bya Carrington bagatangira kumubwira ibyiza bya projet bamufitiye uburyo azayifitinga mu buryo azakora ibintu bya hatari ku buryo umwaka w'imikino ujya kurangira yarapfuye mu mutwe tayari na indi kipe yakemerera akavuga ati ibintu ngomba United twaraganiriye ntekereza ko buriya nabyo Arsenal yakoze kuri Gyökeres kera cyane bakibona ko Sesko bigoranye jokore baratangiye kubanza ariko nawe therefore bikaba bisobanuye ngo Benjamin Sesko rero ashobora kuvuga ati nyine kubwizo mpamvu ndabagora reka nanjye ko ninjye usigaye reka nanjye ndebe nyine uwumvikana kuko yarafite n'impungenge ko ikipe imwe muri izi itatanga amafaranga ya RB Leipzig iri busabe aravuga ati rero zombe reka nzemerere none izumvikana na club nzavanga kubiragaragara ko ibintu batekereje ku munsi wanyu muri iyo deal ninde uhoma erega Sesko nta muntu wamutekereza muri priority ya mbere ufite gahunda nawe yagakwiriye kubyaza badafite kugira wakanira none nawe yagakwiriye kubyaza umusaruro amahirwe abonye nese siko byagakwiriye Sesko nawe uko yakoze umwaka ushize ari mu bantu batumye Leipzig idakina amarushanwa yo ku mugabane w'Uburayi we yagakwiriye kubaho ugafatirana amahirwe akavuga toke nari muri ekipi ihindagurika batiye Xavi Simons tumaze gufatisha Sabizeri baramugurishije tumaze gukora ubusatirizi runaka aragiye n'abandi kabatirika ngiye kwerekana icyo nashobora kuki se ushaka kwiyima we niba yumva ari talent ariko akaba ataraganirije naza prove abantu abereka icyo ashobora ariko akwiriye guhitamo hagomba kujya gupro ariko sobone Newcastle na Man United ni amahitamo menshi ku buryo utahita uvuga ati misama kandi yabuze amahitamo ari impamvu ya buri kipe wakoresheje kwa kundi atifitiye icyizere aravuga ati ariko Alexander Isaac hagume izo munyengere gabaze bitenge kuri bench Burundi ajavuga ati Newcastle nibyo Newcastle yamwemereye no kumuha ibyo yifuza rero niba afite ubwoba bwa Alexander Isaac kuhaguma ndareba nayo naho Iranda zamubika njango ndaje bukana gato turebe utundi tuntu twavuga kuri uyu muvandimwe duke cyane kugira ngo tumufunge gusa mu myaka reka mfate imyaka 2 itambutse muri champion y'igihugu cy'Ubudage uyu muvandimwe afitemo imikino 64 muri championnat ibitego 27 hanyuma muri ibyo bitego mu byukuri 15 nakaguru k'iburyo ibitego 4 nakaguru k'ibumoso ibitego 8 by'umutwe uyu muvandimwe afitemo counter attack bya bitego bari muri counter attack soza mwizamu fast break yatsinze mu bitego 5 uyu muvandimwe gusa muri iyo myaka 2 mbona mu buryo bwo kureba izamu cyangwa se kugerageza kureba mu izamu kuri uyu Benjamin Sesko amashoti 113 abashoti kuguru k'iburyo ubwo ndavuga bya bitego nkomoje mu kana gato
akaguru k'iburyo amashoti 66, ibumoso 19. Ishoti ry'umutwe naryo ribaho cyangwa se ishoti reka tutoye gutya cyangwa se kwa kuno muteresha umutwe mwizamu inshuro 28 kuri Benjamin Sesko mwakushizaho imikino wonyine mu gihugu cy'Ubudage wose ndavuga ibitego 21 mu mikino 39 afitemo assist 8 uyu muvandimwe witwa Benjamin Sesko nibyo hanyuma akaba afite kontra y'imyaka 4 muri Leipzig ariko ntibimubuza kugenda birumvikana ko umwaka ushize imikino ntabwo mu by'ukuri yakoze neza uyu muvandimwe witwa Benjamin Sesko.